Banyarwanda banyarwandakazi, twabonye byinshi ariko ibingibi byo ni ishyano. Mundeke mbyite ishyano, ni bibi cyane. Buriya rimwe na rimwe twitiranya igihango twigeze kugirana, tukaza gupfa akantu gatoya kakaduteranya kugeza aho twangana urunuka. Ariko buriya nk'abanyarwanda twagakwiye kureka icyo dupfana kikaruta icyo dupfa. Buri kintu dupfana ni kinini cyane, dufitanye isano nini cyane nk'abanyarwanda. Ni isano twagakwiye gusigasira, aho kugira ngo dushwane tugere n'aho gukorana cyangwa se kugirirana nabi kuri rwa rwego rubabaje cyane rwahitana n'ubuzima bw'umuntu. Ariko mukina n'ibintu byatuma ubuzima bw'umuntu bubura. Umuhanzi Bruce Melody ni umuhanzi ukomeye cyane, ni umuhanzi tuzi ko yakoze ibikorwa bikomeye. Ari mu bahanzi bafite indirimbo zagiye zirebwa ku mbuga nkoranyambaga cyane, by'umwihariko indirimbo yahimbiye umugore we akayita Katerina, igeze muri miliyoni 10. Ni umuhanzi mwiza cyane. Ni umuhanzi wagendanye na Yago cyangwa se Pondate, bagendana iminsi myinshi, barakundana, bakorana ibintu byiza, turanabikunda nk'abanyarwanda. Basunitse umuziki nyarwanda, bakoze ibiganiro turabikunda, hari n'ibindi byinshi bagiye baduha tukabikunda. Mbibutse gatoya cyane, uyu muhanzi Bruce Melody ni umuhanzi wagaragaye kwa Yago cyane, bagiye bananasurana. Uyu Yago nawe ni umwe mu banyamakuru bakoze ibikorwa byiza, bazamura abahanzi benshi, ariko pay attention, iki kintu tucyumvikaneho, ntabwo ari ugusebya Yago, ahubwo ni ukuvugisha ukuri, ntabwo ari we wazamuye Bruce Melody. Ariko nanone dusubiye ku mavideo, mumanuke ku mavideo ya Instagram Yago yagiye postinga, hariho n'utuvideo twa Bruce Melody bigaragaza ko bagiranye umubano wihariye ku bijyanye no gufatikanya. Ariko kuri uyu munsi ibintu birababaje cyane, biteye agahinda. Niyo mpamvu ugomba kubivugaho, ngatanga agasopo ku muntu udukurikira. Ibi bintu ntibikabe, ni ukwiyangiza wangiza n'abandi. Reka nongere kubashimira abakunzi ba Magi TV Rwanda, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi, abako bari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. It is what it is, no matter what. Dukomeje kugezaho amakuru menshi abagiye atandukanye abavugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse na out of the country. Tubashimira rero ku bitekerezo mugenda muduha day to day, a big support. Haba batera comment, abatwandikira inbox, haba kuri nimero ya telefone, Instagram, Facebook page. More blessings. Ari ibintu byiza, abantu bungurana ibitekerezo bizanatuma tugera ku bintu byiza. Buriya hari ibintu tuba dukina nabyo cyane, kumva ko ari utuntu dusanzwe, ariko ni byiza. Munyemerere mubyite byiza, guhana ibitekerezo. Njyewe ubu ngubu impamvu mvuga ngo guhana ibitekerezo ni byiza, nuko nzi neza ko hari ibintu natekerezaga nkibwira ko ari byo 100%. Hari ibintu nafataga nk'aho ari byo 100%, nkajya impaka nkumva nanabipfira, ariko nyuma nasanze atari byo. Naganiriye n'abantu bampa ibitekerezo, banyungura inama, nza gusanga atari byo. Nawe muri aka kanya hari ibintu wibwira ko cyangwa se ubona neza ko ari byo neza 100%, gusa anytime uzisanga waremeye ikinyoma. Cyangwa se no kwemera ikinyoma ntabwo ari ikibazo, kubera ko dukurikije nk'ubumenyi tugira na muvuma y'isi, uburyo natwe tugenda dutera imbere, tunateza imbere ibikorwa byinshi bitandukanye na thinking cyangwa se imitekerereze muri rusange. Hari ibintu byinshi bigenda bihinduka. Hari imyaka myinshi yashize benshi abanyarwanda ku isi hose bumvaga ko isi ari ikibaya cyangwa se irambirije, isi ishashe. Hari imyaka myinshi yashize bazi ko isi ishashe.
hari imyaka myinshi yashize bazi neza ko isi ishashe. N'uwageragezaga kuvuga ko idashashe yahabwaga igihano, bamwitaga umusazi. Ariko ubu ngubu bitewe n'igihe tugezemo n'ibyo twagiye tunyuramo, turemeranya neza 100% ko isi idashashe ahubwo ari ikiziga. Ni nk'uko kera bashobora kuzasanga twaribeshyaga hashize imyaka myinshi twibeshya isi atari ikizeru, hari ikindi kintu gifite indi shusho runaka. Njye nakuze imibumbe ari 9, ariko kugeza kuri uyu munsi imibumbe ni 8. Imibumbe ni 8, imibumbe izenguruka izuba ni 8, ariko njye nakuze ari 9. Hari umubumbe wagize gute wavuyemo ntabwo mwibuka izina, ariko umubumbe waje kuvamo, baje kuvanamo. Nyine hari ibintu twemera nk'ukuri ariko tuzageraho tukabona ko atari ukuri. Niyo mpamvu kugirana inama appreciating nkababwira ngo ni ukuri muri abantu b'Imana, muri abantu beza, muri abantu bari supportive. Bara nivuga umuntu supportive ni nabo bantu bakenewe, kubera ko nudatanga support nawe ntabwo uzayibona. It's better rero yuko wajya utanga support, cyane ko nawe hari aho ubikeneye. Ura hari abantu bakeneye kubaho ubufasha, nawe hari abo ukeneye guha ubufasha, hari abo ukeneye ko bagufasha byinshi cyane. Kuri uyu munsi rero ndabyita inkuru isa nkaho iritwa cyangwa se iraba ari incamugongo, ariko nkoresheje ijambo rikakaye cyane. Gusa ni inkuru mbi. Buriya nk'abanyarwanda twagakwiye kuba twumvikana tugakora ibintu byiza kuri rwa rwego twumva ko nyine ntako tutagize. Biba byiza iyo ukoze ikintu ukamenya neza ko ntako utagize, ntiwishinje icyaha, biba ari byiza cyane. Muri aka kanya duse nk'abasubiza amaso inyuma, twibuke Bruce Melody, twibuke Yago wa 2018, 2019, 2020, 2021. Tubibuke tugira ibyo tubibukaho. Nitubibuka turasanga barigeze kuduha ibiganiro byiza. Turibuka abantu basuranaga, turibuka abantu bajyaga ku ndirimbo runaka bakayivugaho, turibuka abantu bifuzaga kugeza muzika nyarwanda cyangwa se imyidagaduro nyarwanda ku rundi rwego. Turibuka abantu bafatanyije ibikorwa bimwe na bimwe kandi bikagira ikintu bitanga kuzamuka kwabo ndetse no ku banyarwanda bamwe na bamwe muri rusange. Ibyo bintu rero nitubyibuka twibaze tuti ese ibyo ntabwo byagakwiye kugaruka. Nyuma y'ibyo ngibyo byose turibuka ko baje gushwana, Yago akaza no guhunga igihugu akavuga ko bafite abanzi bamuhemukiye, na Bruce Melody avuga ibintu bapfuye, ariko si koko bagakwiye kuba bapfa ibi bintu. Niyo bagira ibintu bapfa tunagaruke, of course tugaruke, umfashe tugaruke. Ntago basabana imbabazi bakagirana inama bakongera bagasubira aho batangiriye. Ndavuga ku mubano bari bafitanye. Ese ni ngombwa ngo Yago aguma ari umwanzi wa Bruce Melody? Ni ngombwa ngo Bruce Melody aguma ari umwanzi wa Yago? Ntago umwe yacisha bugufa akavuga ati ni ukuri narakosheje. Ejo bundi Emmy yagiye muri Uganda ahura na Yago baraganira, bagira byinshi bumvikanaho. Muramwibuka Knowless nawe bari kumwe, bagiye mu gitaramo bifatanya amafoto bararirimba. Ariko se buriya Bruce Melody yagakwiye kugaruka gutyo gusa adahuye na Yago? Koko abantu bagakomeza kwangana abantu b'abagabo? Ubwo se bari kutwigisha iki? Abanyarwanda bahurire mu gihugu cyo hanze batavugana, umwe atatera undi nkunga, Yago tutamubona mu gitaramo cya Bruce Melody. Ibi bintu ni ikibazo gikomeye cyane mu byumve cyangwa se mu ntera amabuye, ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo. Yago yagakwiye kuba aratera inkunga Bruce Melody, bagahura bakaganira bagasabana imbabazi. Herega Yago yanagaruka mu Rwanda, ibintu yavuze ni amahano, yavuze ibintu bibi, azana ivangura, ariko yasaba imbabazi nawe akaganirizwa. Cyangwa se
agahanwa mu bundi buryo ariko bidakomeye ku buryo byakomeza kumuhungabanya, ahubwo just kugira ngo dukomeze gukreatinga umubano mwiza hagati n'abanyarwanda, hagati mu banyarwanda. Biraba ari ikibazo gikomeye cyane Bruce Melody agarutse mu Rwanda adahuye na Yago. Nk'abanyarwanda mwe ntimunyumve nabi, ariko nanone uranyumva nabi ntacyo namutwara, nta nicyo namushinja, no kuvuga ibitekerezo byanjye. Man, ntago kubika umujinya ngo abantu bakomeze bangana ari byiza. Abanyagihugu, abantu baturuka mu gihugu kimwe, ese ibyo bintu koko birakwiye? Ibyo bintu byari bikwiye? Njye ndumva bitari bikwiye, ariko abafite uko babyumva, mufite n'amayide muri kugenda cyangwa se fact, mwajya mutubwira, kubera ko nta muntu kampara. Nanjye uri kuvuga ibi ngibi ndi umuntu, ni analyse mba ndi gutanga, ariko I'm a human being. I'm a human being. Hano ku mbuga nkoranyambaga ikintu zizadufasha kirenze nuko tuzagirana inama tukajya duhinduka, tukaba abantu beza, abantu bubakana badasenyana. Reka mbashimire, Imana ikomeze kubarinda. Gusa nka Magi TV Rwanda badukurikira ku mbuga zacu zose, mutwandikira